Ubundi abantu babiri bananirwa kubana bate. Perezida Paul Kagame yagaragaje isano iri hagati y'umuryango uhamye n'igihugu gitekanye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yibukije abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko n'abashakana ko kubaka umuryango ushingiye ku kwihanganirana, indangagaciro n'inshingano ari inkingi ikomeye y'iterambere ry'igihugu. Yagarutse kuri ubu butumwa ubwo yitabiraga amasengesho yo gusengera igihugu azwi nka National Prayer Breakfast. Uyu munsi yahuriranye n'umunsi w'intwari. Umukuru w'igihugu yageze muri aya masengesho avuye kunamira intwari z'u Rwanda no gushyira indabo ku kimenyetso ubutwari igicumbi cy'intwari Remera mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko kuguhurirana kw'ibi bihe bifite igisobanuro gikomeye kuko byibutsa abanyarwanda aho bavuye, aho bageze n'icyerekezo bafite nk'igihugu. Mu butumwa bwe, Perezida Paul Kagame yasabye ababyeyi n'abantu bakuru gufata igihe cyo kurera abana babo neza, harimo n'abafite imyaka irenga 20 kuko isi ya none irimo ibishuko n'ibibazo byinshi. Yagize ati: mushake umwanya murera abana banyu, hari ibishuko byinshi, hari ibibazo byinshi, hari no gushaka kuba ikindi kintu utari cyo. His Excellence Paul Kagame nanone yashimangiye ko igihugu kidashobora gutera imbere mu gihe imiryango idahagaze neza. Ati: iyo tutameze neza nk'abantu ku giti cyacu, imiryango yacu ntimere neza. Iyo umuntu n'umuryango bitameze neza, sinumva ukuntu igihugu cyamera neza. Yongeyeho ko n'indangagaciro zo kwemera, kwizera no gutandukanya ikibi n'icyiza arizo zubaka umuntu, umuryango n'igihugu muri rusange. Aya masengesho yitabiriwe n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, abagize inteko ishinga amategeko, abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda, hamwe n'abandi bashyitsi batandukanye. Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bari mu bitabiriye ibi bikorwa. Abitabiriye National Prayer Breakfast kandi bagejejweho umuvugo wo gushima Imana wateguwe na Felicien Ndayisenga, wagarutse ku mateka mabi u Rwanda rwanyuzemo mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko rukaza gutabarwa n'ubuyobozi bufite icyerekezo. Mu mvugo ye yashimiye Imana yahaye abanyarwanda abayobozi adufasha kuva mu mwijima batwerekeza mu rumuri. Mu magambo ye yagize ati: kera twagiraga abategetsi bakadutegekana igitugu tutumva neza aho tugana kuko nta cyerekezo batangaga. Igihe twendaga gutagangara waduhaye abayobozi batanga icyerekezo tuganamo, maze tugendana muri byose. Kira ishimwe Mana kuko ubu tugendana tudasigana kuko tuzi neza aho tugana, tukesa imihigo nta nkomyi kubw'abayobozi beza watwihereye. Mu butumwa bwa Perezida Paul Kagame bugaragaza ko iterambere rirambye ritangirira mu muryango, rikubakira ku ndangagaciro, ubumwe n'icyerekezo gihamye, ibintu bituma u Rwanda rukomeza kwiyubaka no kumenyekana nk'igihugu gitekanye gifite umurongo uhamye n'ejo hazaza heza. Rubyiruko rero namwe munyemerere mbabaza utubazo tubiri cyangwa dutatu kugira ngo mumfashe kugira ngo dusobanukirwe ubutumwa bwiza ndetse na message umukuru w'igihugu yaduhaye, aho mu magambo yanagaragaje yuko urubyiruko kubera gukunda gutwarwa na buri kateye dusigaye twisanga bamwe dukoze ama mariage nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 ugasanga ingo zacu zirasenyutse, gushaka kwigira abo tutari bo. Ngira ngo namwe muze mumbwire, ese koko kuri mwe niki mubona gishobora kuba cyatuma abantu babiri atandukana kandi barafashe ibendera biyemeza yuko bazatandukanywa n'urupfu? Ati kizaza cyose nta kizabatandukanye. Gusa nyuma yaho ugasanga abantu babiri barimo gutandukana bapfuye ibintu bidafatika, by'umwihariko ukumva ngo hari ubwo umugore afashe initiative yo gutandukana n'umugabo ngo kubera ko amuciye inyuma gatatu konye. Aho namwe nimuze tuganire. Jya nitwe Vino Kwizera, nurenga ko ino post utadufollow inzu zamera nkaho ndutagera ibwami, iteye kubeshywa byinshi. Pasokoto vita larga.